Murakoze cyane, nitwa Irasubije Apere, ni njye mwana w'imfura wa Bimenyimana Antoine na Nyirahabyarimana Dativa, ariwe mama wanjye witabye Imana. Mbanje kubashimira ni mwaje kwifatanya natwe muri ibi bihe turimo bitugoye bidukomereye byo kubura umubyeyi wacu. Mama adusize turi abana 9, twari umuryango mwiza kandi ubanye neza, n'ubundi turacyari bo kuko nibyo yadutoje kubana neza. Rero mama ni ibintu byinshi cyane namuvugaho, umutima wanjye wuzuye ibintu byinshi cyane namuvugaho, ariko byose ntabwo nabivugira. Ariko ikintu cya mbere nababwira ni uko mama ari intwari. Mama ni intwari pe. Mu myaka yose twabanye namubonyemo ubutwari budasanzwe. Igihe cyose twabanye namubonyemo ubutwari butoroshye. Igihe twabaga twabuze uko tubigenza akadukomeza, tunyuze mu bigoye akadukomeza, ubutwari bwe akadusengera, akatwicaza tugasenga, akatubwira ko ibisubizo bihari, twese tukibagirwa icyo ari cyo cyose cyari kigoye twatekerezaga. Yari umukozi w'Imana pe, ndi umuhamya wo kubivuga, ni umukozi w'Imana udasanzwe. Ni ukuri ndamushimiye, ahari mu ijuru akomeze abeho neza ari kumwe n'Imana. Rero mama nubwo twabanye igihe kinini cyane, hari byinshi Imana yagiye imubwirana mbere yuko atubyara. Njyewe nagize amahirwe yo kubiganirizwa nawe ubwo duherutse kuvugana, nubwo wenda ntarabibwira abavandimwe banjye, ariko Imana yari yarabwiye mama ko turi abana b'umugisha. Ibyo yabyise umwana wa 4, ariko Imana yabimubwiye mbere yuko wambyarange w'imfura. Rero mama agiye kudusezera, n'ubundi nk'uko ahora twifuriza imigisha, hari ubutumwa yaduhaye nubwo tutabitekerejeho cyane, gusa bwari ubudusezera pe. Reka mbucishemo amaso mbubasumireho gatoya kugira ngo mubwumve, kandi namwe nkomeza kubifuriza umugisha. Mama ahora atwifuriza imigisha, yagiye atwifuriza namwe nyibatuyeho izajya ibageraho. Yatwandikiye ubutumwa buvuga ngo: Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, muzaboneremo imigisha myinshi, Uwiteka azabanezeze ibyishimo biruta iminsi twababayemo. Ubwiza bw'Imana yacu buzabe kuri mwe. Umubyeyi wanyu mbasabiye imigisha yose Imana itanga ngo izabe kuri mwe amajya n'amaza. Mama nubwo butumwa yasize adusabiye, abavandimwe banjye nibakomere. Mama yatwifurigije imigisha myinshi kandi nta kubabara ukundi, kuko mama yaradusabiye ibyiza kandi bizatugeraho. Nakomeza agirire uruko ridashira ahari mu ijuru. Imana iradukunda, mukomere cyane. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Niyokwizerwa Perusi, ndi umwana wa 2 mu muryango. Nta byinshi mfite byo kuvuga kuko musaza wanjye imfura yo mu rugo yabivuze. Gusa icyo navuga, mama yari intwari, umubyeyi uzi gukora, uzi kurera, uzi ubwenge kandi wihangana. Igihe twamaranye nawe nta nabi yigeze igaragara iwacu. Urugo rwacu, umuryango wacu, nta ntonganya yigeze ibaho. Imyaka yose yamaranye na papa ntabwo nigeze mbumva bavugana nabi. Yari umunyamahoro, agira urukundo, azi gusenga, umwigisha mwiza. Yarakoze, Imana ikomeze imuruhuko ridashira. Twamukundaga. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye ni Eberi Dusabimana, nkaba ndi umwana wa 3 mu muryango. Dativa Nyirahabyarimana witabye Imana yari umubyeyi wacu, yari mama wacu. Ibintu byo kuvuga byo ni byinshi, nta nubwo ari n'ukuntu umuntu abura ukuntu abitondekanya ku murongo neza cyakabura aho ahera. Gusa ibyo mama yavuga ku mubyeyi wacu, ibyo umuntu yavuga ku mubyeyi wacu ni byinshi cyane. Ubwo bambwiye, ubwo nabaye nkumenye inkuru, akansubira inyuma gato mbere yuko agenda,
yari afite akabazo kuri fone ariko ngati fone imeze gutya na gutya, hari agatekiniko ishu kariho, nawe gatuye nta kibazo banza ugende, yari arimo yihuta, yari agiye gusenga niko yatubwiraga, turaza kubikemura nugaruka nta kibazo. So nyuma y'igihe gitoya nari nicaye muri salo ndimo ndiga, nari mfite examen ndimo ndiga, njya kumva murumuna wanjye araje, uwo bita Johnson niyo nshuti, arambwira ati mama akoze accident. Numva na accident isanzwe, ashobora kuba ari nko ku igare akabaraguye cyangwa bigenze gutya, numva nibisanzwe, banza nkomeza naga slide nari ndiho, ndavuga reka maya nsoza utuntu ndi kwiga, ariko ngiye gukomeza numva biranze ndavuga ati reka maya nshaka amakuru. Ubwo nahamagaye papa ambwira ko ataza aho ari, agiye kumureba nawe ataramugeraho ariko agiye kumureba. Nibwo nagize amatsiko mbaza papa ati se ni mama mwavuganye cyangwa bagwaye amakuru? Arambwira ati nawe numva nta makuru menshi afite, numva nawe ntabwo abizi neza, ntabwo nta kintu yari azi, simbizi. Hashize akanya ngira amahirwe Mabaraka arampamagara, ndabambaza ati papa wanyu ari hehe? Ndaje ndamubwira ati tuvuganye atazi aho ari kujya, ahubwo umuhamagara umuyobore neza. Ndaje ndabaza ati se mama yemeze gute ko ushobora kufite amakuru? Kuko numvaga ari kumwe. Araje arambwira ati nawe bari kuvugana kuri telefone gutyo. Nawe ndongera ndamubaza ati se ni mama muri kuvugana cyangwa nundi kukubwira? Ko numvaga ari impanuka isanzwe. Nibwo Mabaraka yambwiye ati nta kibazo, ndaje nshaka amakuru yandi yose ndaza kukubwira. Gusa mama nawe namubwiye inshuro nka zingahe nkumva ntabwo ari kuyifata, ahubwo ati ashobora kuba ari nk'umuntu yimufashije. Nihuse nakomeje gutinda cyane, twakomeje gutegerezwa, ahubwo dutegereje ko baduha amakuru. Banaje barahamagara barambwira ati ngwino kuri ADPR hariya ku bitaro bya bikuru bya Bugesera, ngo niho mama ari, ngo yakoze impanuka ikomeye. Nabwo navuye hano ngiye numva bashyira nk'indangamuntu, akaba yaragiye bagiye nko kumuvuza cyangwa se n'ibiki. Numvaga n'ubundi ko nta kibazo gihari gikomeye, kuko nahamagaye mushiki wanjye Perusi bwa mbere, ko nanzi ko Mabaraka akunda kubwira ibintu byose mbere. Ndabaza ati se mama muheruka kuvugana? Arambwira ngo hapi ntabwo duheruka kuvugana. Ahagana nta kibazo, kandi ndahamagara na mukuru wanjye Aperi, abaza mama muheruka kuvugana? Narambwira ati hapi ntabwo duheruka kuvugana. Nibwo nakomeje nyine gushakira amakuru ahandi, ariko Perusi nyuma yaho yaje kumpamagara arambaza ati se meze gute, ko ari kumbaza mama na Aperi akamumbajije. Gusa nyina nimbizi ko yakoze accident, ako nabwo yatereka n'amanye nshaka amakuru neza, ndaza kukubwira nta kibazo gihari, humura. Yampamagaye ngeze kuri ADPR, nibwo nari mvuye kuri moto, ni umugabo bita Mbanza niwe waje arambwira ati mama byarangiye nkiri kuri moto ndi kuvaho. Njye numvisha n'undi atari byo, ndagenda mbona imodoka arimo, numva sibyo, ntabwo nagiye kubireba. Njye nahise nikomereza ngenda ahantu papa ari, ndicara, turinda tugera kuri morgue. Naganaga ati se anyetse umurambo, ndagenda ndabireba, n'ubundi hajya numva ntabwo ari byo neza. N'ubundi ndumva atari byo, niyo mpamvu biragoye kubyakira, niko navuga. Gerageje kuvuga ku buzima bwa gato, mama yaranzwe n'ibintu byinshi, yatwigishije ibintu byinshi, atari mu buryo bw'amagambo gusa, ahubwo n'ibikorwa yakoraga byarabigaragazaga. Ni byinshi cyane, umuntu agiye gukora liste yabyo ntabwo byarangira, ariko njyewe hari nka bitatu by'ingenzi navuga ko nakuyemo kandi nzahora nzirikana. Cya mbere harimo kugira ubumuntu, cya kabiri harimo kubaha Imana, cya gatatu harimo kugira urukundo. So muri iki gihe rero turimo kigoye, reka dukomeze tugumane memory yiwe, buri wese mu buryo bwiwe akomere. Murakoze cyane.
murakoze. Murakoze. Nawe nitwa Abumugisha Faibe, ndi umwana wa 4 w'umuryango wa Bimenyimana Antoine na Dative Nyirahabyarimana, ariwe witabye Imana, ariwe wari mama wacu. Nawe ntabwo ndi buvuge byinshi kuko ibindi basaza banjye na mukuru wanjye babivuze, gusa icyo duhuriyeho cyane ni uko mama wacu yagiraga urukundo, yakundaga gusenga cyane kandi yubahaga Imana. Njye ntabwo mama twaherukaga kuvugana, gusa ubwo duheruka kuvugana yari kuwa 5 atari kuwa 4. Ndimo kumubwira kuki kuri Noheli naguhamagaye nshaka kwifuriza Noheli nziza ntuyifate. Arambwira ngo ntabwo yabibonye, ngo ariko nyuma yaho naraguhamagaye nawe ntiwayifata. Turavugana tuvugana ku bintu by'akazi, akambwira ngo biramubabaza kuba atari hafi yanjye, ngo ajya nzanira ibiryo, ngo yajya binzanira ngo kugira ngo nicwe n'inzara. Akambwira ngo rimwe na rimwe nifuje ko nako kazi ukareka bitewe n'ukuntu nsigaye nkubona umeze. Tuvuga kuri ibyo bintu, icyo gihe nibwo mperuka kuvugana na mama, ariko ku munsi mama wanjye apfa nari ndi mu kazi, nkajya mvuga ese kuki nkomeje kumva ibintu mu mutima wanjye bimeze nk'impanuka ya Eric, uko hari umuhungu twabanaga mu gipangu wapfuye akoze impanuka, ariko nkajya nkomeza kwiyumvamo ibintu bimeze nk'impanuka ya Eric, ariko wumva ni ibintu bisanzwe. Uwo munsi nkajya mvuga ngo nubwo mu minsi iri imbere nzakora ijoro, ariko ndumva ngomba kujya kuri mama wanjye kuko ndamukumbuye. Nkajya kumureba ngo nkamukira ikarita y'amata, ngo noneho nkajya mvuga ngo ariko mama ngo ujye ubona ukuntu dukunda. Nibyo bintu nashaka kubwira mama wanjye. Mama wanjye naherukaga kumubona ku irimbi twagiye gushyingura Eric, nongera kumubona kuri 30 ari muri moruge. Ariko nta kundi wandika, Imana yabishatse kandi izi impamvu. Gusa icyo nababwira ni uko mama wanjye yakundaga gusenga kandi yagiraga urukundo. Ndumva nta kintu kimwe mfite cyo kuvuga, ntabyo mfite. Ariko mama yadukundaga cyane, yahoraga nabitubwira akavuga ngo kandi tujye dukundana. Murakoze. Amazina ni Niyonshuti Johnson, nkaba ndi umwana wa 5 mu muryango wa Nyirahabyarimana Dative na Bimenyimana Antoine. Nyirahabyarimana Dative yari umubyeyi wacu, akaba ari nawe witabye Imana. Ni inkuru twamenye idushengura umutima, iratubabaza cyane. Gusa nubwo byaratugoye cyane kubyumva, byaratugoye na n'ubu ntabwo turabyakira neza, ariko nyine ikibazo ni ukwihangana. Mbere y'uko mama agenda, mama yari ari mu rugo ameze neza, yari yabyutse ameze neza nta kibazo afite. Nuko arambwira ati
mutegure mu rugo mukore amasuku kuko twari twaraye twishimye. Abyutse aratubwira ati dukore amasuku dutegure mu rugo, nawe agiye mu kazi. Nuko turahategura, agarutse abona ko twarangije imirimo arongera asubira mu kazi. Hashize akanya nka saa sita gutyo nagiye kumureba, ni nk'aho twari twirirwanye umunsi wose. Nagiye kumureba hariya mu kazi ngiye kumutera amayinite, yanije amayinite ngiye kuvugana n'inshuti zanjye. Yanije amayinite nabuze iminota myinshi cyane. Noneho ninjira muri atoriye ndamubaza ngo amayinite yawe ko nyamazeho. Arambwira ngo nta kibazo ngo yanagura n'andi, ngo yaguze y'ukwezi ariwo amayinite menshi, ngo nimba nshaka n'ayandi ongere mpamagare. Naratashye nyine, tugeze mu rugo narura ibiryo ngiye kurya. Aribwo ngitangira kurya apera barampamagaye arambwira ati bamubwiye ko byarangiye. Numva ntabwo ari byo, ndamubaza ati se ninde ubikubwiye? Arambwira ngo ni Ernest, musaza wa mama. Numva rwose ni imikino, numva ntibibaho. Kurya nahise mbireka, namwe murabyumva, ibintu bibamarira. Kubibwira murumuna wanjye biragorana. Mama yari umuntu wihangana, yari umuntu ukunda abantu, ukunda kudushishikariza gukundana. Ndumva mfite byinshi cyane byo kumuvuga. Mama yari umuntu wizirika, agakora ikintu yaba agishoboye yaba atagishoboye, ariko akagerageza akabikora. Ni wa muntu wajya gutaha, ugataha nta n'ikintu wamubwiye, ugasanga yakuguriye nk'ipantaro, ugasanga yakuguriye nk'umupira. Bafuye barabizi, na ba polisi baratahaga bagasanga yabaguriye amakanzu, wataha ugasanga yakuguriye umupira, nta kintu muvuganye. Yabona inkweto zitambutse ku muhanda akaguhamagara ngo ngwino wipime, kandi atari uko afite ubushobozi bwinshi, ahubwo ari ukubera urukundo. Ndumva mfite byinshi cyane byo kuvuga. N'inshuti zanjye ejo twari turi kumwe, nabo bari kumbwira ati mama niwe watumye bava mu byaha, ngo yarabazindukanaga muri Nibature akabajyana ku rusengero n'abandi bahungu, ngo basa nk'ibisambo, basa nka mayiboro, ariko mama akabinjiza mu rusengero akabubahisha bakabakira. Mama yari umuntu mwiza cyane. Murakoze, nkaba nitwa Niyitegeka Onesimo, ndi umwana wa 6. Mama yari umuntu mwiza kuri twe, yaduhaga urukundo, akaba yarakundaga kudufasha, akaba yaratwitagaho mu gihe papa adahari. Niwe bakundaga kutugaburira buri gihe. Akaba hari igihe hari ubwa nyuma twavuganyeho, yagiye nyine gusenga, mubaze ibyo duteka, akambwira ngo duteke kare abana baryame kare. Byinshi byo kuvuga namuvugaho. Mama yari umuntu mwiza, yari umuntu w'intwari. Umwana mwakire mubayo. Murakoze. Nitwa Ineza Liane, nkaba ndi umwana wa 7. Mama yari intwari cyane.
yadukundaga kandi yatugiraga n'inama nyinshi. Yakundaga kumbwira ngo njye niga ku buryo nzatsinda, nawe nkamushimira agiye azajya ku kigo cyiza nk'abasaza banjye cyangwa bakubanzi. Buri gihe yabaga ananiwe kubera yararwaye umugongo atashoboraga kuyoza amaguru, yambwiye ngo nze muhoze amaguru cyangwa akambwira ngo nze muhanagure inkweto. Iyo nabaga numva naniwe namubwiraga umwana hano ari kumbwira, iyo nabimubwiraga nahitaga numva ndutse, yangiza akambwira ngo ninihangana kunzanira imiti. Imana izamuhe iruhuko ridashira kandi azabona ibyishimo mu ijoro yagiyemo. Murakoze. Murakoze. Nubwo atari ibinyoroheye na gato, ariko nabanza nshimira Imana, kuko Imana yampuje na Nyirahabyarimana Dativa umufasha wanjye mu gihe tumaranye cy'imyaka 26. Imana yakoze ikintu gikomeye, itubanisha mu rukundo rufite imbaraga, urukundo ruremereye, urukundo ntabona icyo nagereranya narwo mu mibanire yanjye nayo muri iyo myaka 26. Nta nduru yigeze yumvikana mu rugo rwacu, nta mwiryane wigeze ugaragara mu rugo rwacu, nta bibazo nk'uko bigenda biboneka wenda mu isi byabashije kuboneka bituryanisha cyangwa bikatubanisha nabi, byahabaye. Urebye muri icyo gihe cyose urugo rwacu rwaranzwe n'amahoro, rwaranzwe n'umutekano, rwaranzwe n'ubumwe, kandi muri urwo rukundo umufasha wanjye Nyirahabyarimana Dativa yaranzwe n'ubutwari bufite intego igihe cyose yo guteza umuryango imbere. Yagiye akoresha imbaraga nyinshi, yagiye avunika cyane, ariko mu ntego yo kuvuga ngo umuryango utera imbere. Yagiye arangwa no gusenga cyane ndetse no gusoma ijambo ry'Imana, umurimo w'Imana akagerageza kuwukora uko bimushokeye kandi mu bwitange uko yabaga ashobojwe kose. Muri uyu minsi yo gusoza urugendo rwe, ntabwo ari ibintu nabonye nakiriye, ntabwo ari ibintu byambaye hafi ngo numve ari byo, ariko nanone kubera ko nta kundi byagenda, hari icyo byagiye bitwerekaho nk'ibimenyetso mbere y'uko agenda, twebwe tukabona mu bundi buryo cyangwa se tukabifata mu bundi buryo, mu marenga Imana iba yarakoze cyangwa yavugishije. Nk'uko umwana uvuye hano yavuze yarwaye umugongo koko, yewe n'abaganga babona ko harimo ikibazo mu mugongo, ariko mu buryo bw'Imana, Imana ikavuga ngo akize umugongo kandi rwose awukize burundu. Twebwe tukumva ko ari ubwo buryo nyine Imana ibikozemo, ko ari ugukira umugongo. Nuko naho ubundi ntabwo ari ubwo buryo twebwe twabifatagamo, siko Imana yo yabaga ibifite, kwari ukumukiza burundu nyine nk'uko atazongera kuwurwara. Ni ibimenyetso bimwe na bimwe byagiye bigaragara mu buryo bw'Imana, twebwe tukabyumva mu bundi buryo byagiye bibaho.
ntabwo ari ibintu bitunguranye cyane, nubwo bidutunguye ariko mu rupfu rwe hari ibimenyetso byagiye bigaragara. Ku cyumweru hari cyari kimeze nk'ikirori gitoya dufite mu rugo, turakizihiza bigenda neza, ku bari bahari barabibonye, naho kumbi byari ibirori bya mbere yagombaga kubona atakiriye impano abana bamuhaye. Mu by'ukuri nari mfite ibintu navuga byinshi ariko byagurutse mu mutwe, byagurutse nta bikirimo, gusa ndagira ngo ngere ahantu ho gusoza. Hari ukuntu ku wa mbere yangaragarije ikimenyetso cy'uko dushobora kutazongera kubonana. Ni ukuvuga ngo ku wa mbere harakeye mu gitondo, noneho abyuka ambwira ko ananiwe cyane kandi hari gahunda yari afite y'ivugabutumwa, ariko arambwira ngo n'ubundi ari buyigemo, ariko akoreshemo igihe gitoya muri iryo vugabutumwa kugira ngo gahunda ye yo kuza kuruhuka aze kubona umwanya wo kuruhuka. Noneho ikimenyetso nabonye simusiga kigaragaza ko turangizanyije kongera kuzabonana nawe, mu gitondo ubusanzwe umuntu ashobora gufata icyayi cyangwa se n'ibiryo birashoboka, ariko we noneho muri icyo gitondo cyo ku wa mbere hari ipapayi yari ihari, arayizana aravuga ngo iyi papayi turayirya, arayitunganya arayitegura, turangizanya ampaye ipapayi niyo twasangiye bwa nyuma, nicyo kintu twongeye guhuriraho. Ni ukuri icyo kintu nacyo cyarantangaje, ubundi si kenshi umuntu ashobora kumva yarya ipapayi mu gitondo, ariko icyo gihe niyo twariye, nta n'icyayi twanyweye, nta kantu na gato twasozerezanyijeho uretse kumpa ipapayi igaragaza nka deseri mbega ya nyuma yo kuzongera gusangira nawe. Icyo cyambereye ikimenyetso gikomeye, nkimara kubona nyine ko bigenze gutyo muri uwo munsi, cyambereye ikimenyetso gikomeye. Agiye twari tumukunze, nkimukunze, dukundana, kandi ni ukuri urugo rwacu icyambere n'ubuhamya bwabo tuba turi kumwe, abana umunsi ku munsi nyine bazi ubuzima bwacu, bazi ubuzima twagiye tubanamo na mama wabo, ubuhamya bwacu nibo ba mbere babufite, kandi nibo bazi imibanire yacu neza kurusha abandi bose. Nubwo nyine burya ibiri mu rugo no hanze biragaragara, mu itorero aho twabaga dukorera umurimo w'Imana dusengera, ubuhamya bwacu barabuzi, abaturanyi ubuhamya bwacu barabuzi ko nta rwikekwe rwari rurimo, kandi ko nta kibazo cyari kirimo, kandi umuco mwiza adusigiye mu rugo nk'umuryango, abana babivuzeho. Imana izadufashe kugira ngo dukomeze twubahirize ibyo adusigiye tumukuyeho. Murakoze. Nanone nk'uko turimo muri iyi gahunda nyine y'iki kiganiro cyacu, ubundi nitwa Bimenyimana Antoine, kandi ndi umutware, ndi umugabo wa Nyirahabyarimana Dativa. Tumaranye urugendo rutari rugufi rw'imyaka 26 tumaranye dushakanye. Twatangiye urugendo ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani 1995, none dusozanyije nyine muri uyu mwaka.
Imana yaduhaye umugisha, iduha kubyara, iduha abana b'abahungu, iduha abana b'abakobwa. Umwana w'imfura yitwa Irasubije Apere. Imana yamuhaye kwiga, yaduhaye abana bafungura umutwe. Arimo arasoza uyu mwaka w'amashuri icyiciro cya mbere cya kaminuza, uyu mwaka wa 2025. Imana yarakoze. Umwana wa kabiri ni Niyo Kwizerwa Perusi. Niyo Kwizerwa Perusi, Imana yarakoze kuduha umwana w'umukobwa, kandi nawe yararangije amashuri segonderi, yarayirangije. Kaminuza nayo ntibyagenda neza nk'uko twabishakaga, ariko ibyiza byari bikiri imbere kuri we, azakomeza, birashoboka. Umwana wa gatatu ni Irasubije Dusabimana Eberi. Ni umwana wa gatatu, nawe ageze mu cyiciro cya gatatu, ageze mu mwaka wa gatatu wa kaminuza, ntabwo arasoza, azasoza undi mwaka, kandi Imana yarakoze. Umwana wa kane ni Abumugisha Foibe. Abumugisha Foibe bakunze kwitirira mama we nyine ku izina ry'abana. Nawe arangije segonderi, kaminuza arakomeza no muri uyu mwaka wa 2025. Jason nk'umwana wa gatanu, Niyo Nshuti Jason niko yitwa, nawe arangije cyangwa ararangiza kwiga segonderi uyu mwaka wa 2025 kuko ari mu wa gatandatu. Niyitegeka Onesimo, umwana wa gatandatu. Onesimo nawe ari mu mwaka wa mbere segonderi. Imana yarakoze. Umwana wa karindwi ni Ineza Ariane, arasoza amashuri abanza, nawe ari mu wa gatandatu muri uyu mwaka wa 2025. Umwana wa munani ni Yera ni nziza Ihimbazwe Ange Niyera, ari mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Bucura wacu yitwa ni nziza Era Revana, ari muri gardienne ya kabiri. Imana yarakoze kuduha urubyaro, Imana yarakoze kuduha abana b'umugisha. Mu by'ukuri uru rugendo ntabwo ari urugendo rworoshye. Twakomezanyije na Nyirahabyarimana Dativa nk'uko twabibabwiye, kandi mu by'ukuri yagaragaje ubutwari mu gushaka uko abana bakiga hishyurwa za minerivare n'ibindi bisabwa n'ababyeyi. Yagiye ahirimbana cyane, yagiye akoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo aba bana babe bageze aha. Imana yamukoresheje iby'ubutwari, Imana ishimwe. Tutarasoza, reka nanone umwana mukuru Irasubije Aperi yifuje ko nk'umunota umwe hari icyo yavuga. Nk'uko nari nabivuze, n'ubundi ni njye mukuru w'umuryango, ni njye mfura yabo. Ikintu cya mbere nshimiye Imana, nubwo turi mu bihe bigoye, turi mu bihe by'akababaro, nabwo dukwiriye no gushima Imana ko dusoje umwaka mama atashye, ariko atashye yishimye. Ikintu nshimira Imana, mama impamvu ko atashye yishimye, yatwandikiye ubutumwa buvuga ko ashimishijwe cyane nuko tumaze kuba abantu b'abagabo, dusigaye tuzi gufata ibyemezo. Nkanjye nk'umwana w'imfura
yanyibanzeho cyane avuga ko yishimye cyane ko maze kuba umuntu w'umugabo uzi gufata ibyemezo n'umwanzuro. Rero icyo cyizere yambonyemo ndasezeranya barumuna banjye na bashiki banjye ko icyo cyizere mama yangiriye nzabishyira mu bikorwa pe. Ntabwo nzigera mbatererana n'umunsi n'umwe. Nzabera umukuru w'umuryango mwiza, nzaberaho mama aho yasize agejeje, nawe niho nzakomereza. Urukundo yasize anyaturiyeho nawe nzarubagiriraho, kandi twese tuzakomeza turugirirane. Ni ukuri mama yarakuze cyane. Ikindi kintu mama yagiye yishimiye nubwo benshi batari bakizi, njye yari yabimbwiye, yambwiye ko Imana itubimburiye umugisha w'abakwe b'umugisha, tugiye kubimburirwa umugisha udasanzwe w'abakwe b'umugisha, kandi bazakurikirwa n'abageni beza cyane. Iryo jambo akimara kurivuga nta minsi yashize hatangiye gucirikanya inkuru ya Perusi. Njye yari yarabimbwiye ariko ntabyo nigeze mbabwira, na n'ubu nari kode zabyo ndazifite kuko narazifashe, wagira ngo nari mbizi ko agiye gutaha. Nzazibumvisha z'ibintu byose yambwiye. Noneho biraba uriya munsi wo kuza hano ni umunsi wa mbere yishimye mu buzima bwe, nubwo abantu batabizi. Uriya musore aza hano twamaze icyumweru ambwira uburyo ari gutegura ibintu byose ari kubyinjiramo. Icyumweru cyose yakimaze ategura. Hariya muri salo nta parafu yari irimo, nta rangi ryari ririmo, imisego iri mu ntebe nta yari irimo. Ibyo byose yabyirukansemo mu buryo budasanzwe. Ku munsi wa nyuma twari tugiye kumubonaho w'ibyo birori. Yari yishimye pe, yishimiye kubona Perusi. Iyo ngira ngo iyo agenda atabonye umukwe nk'uko yari yarabinsezeranyije, ni ukuri kw'Imana iryo juru sinzi uko ryari kuba ryitwa, kuko ibyo byishimo byo ajyanye mu ijuru by'uwo mukwe n'ukuntu adusize turi abagabo bazi gufata imyanzuro, bimujyanye mu ijuru neza. N'ikimenyimenyi yaduseze yatubwira ko turi abana b'umugisha. Murakoze cyane. Nitwa Elina Nduwayezu, ndahangaha mu izina ry'umuryango wanjye Pasiteri Mbarushimana Loise. Ndagira ngo ngire icyo mvuga mu izina ry'umuryango wanjye, nubwo ari ibintu bigoye. Mama Pere uwamuvugaho yamuvugaho ibintu byinshi. Mama Pere ni mama mutoya, ni umufasha wa murumuna wa papa. Mama Pere yatubereye umugisha mu muryango. Mama Pere ni umubyeyi wari ufite urukundo, ni umubyeyi twisanzuragaho, watugiraga inama nka mukuru wacu nubwo yari mama mutoya. Ni umubyeyi twavuga yuko tubuze amaboko akomeye cyane. Nitwa Nyirasengiyimana Antoinette, nkaba ndi umuvandimwe wa Nyirahabyarimana Dativa. Dativa akaba ari imfura ya mama na papa, nkaba ndi umwana wa gatatu umukurikira. Nje hano nje kuvuga ku byiza n'amateka ya Dativa. Twavukanye turi abana 8, umwe avamo dusigara turi 7, dusigara tubanye neza nk'abavandimwe. Dativa aho mama atabaye, Dativa yabaga hari kwa muganga nabyaye, mu buzima busanzwe abavandimwe bagenda bamenyanaho. Ndamushimiye ku byiza yatugiriye akiri mu isi. Hanyuma Dativa nje mushimira ubutwari yagize mu rugendo tunyuramo twese rw'urugo. Tunyura muri byinshi bigiye bitugoye, ariko yagize ubutwari mu rugo rwe. Ndamushimiye nubwo atabasha kuba ari kubyumva, ariko imirimo y'abera igenda ibaherekeje.
Dativa ndamushimira umujyanama mwiza kandi yari umunyamasengesho, yatwikoreraga imitwaro kandi yaharaniraga ko tuzagera ku byiza. Ndamushimiye. Hanyuma ndamushimiye ko ku cyumweru twari kumwe, burya arimo dusezera ntitwabimenya, twavuganye ibintu byinshi, hari amarikode menshi yanjye kuri telefone ntabwo nzigera nyakuramo, nzajya nyasubiramo nongeye numva ijwi rye. Hanyuma ndashima Imana ko Dativa agiye adafite agahinda. Twavuganaga byinshi nka murumuna we, dusaba Imana ko izamuremera ibirori, ikamwambika ikamba ry'ububyeyi. Ndashima Imana ko Dativa ku cyumweru yakiriye kado y'umwana w'umukobwa Perusi, arishima cyane. Ndashima Imana ko Dativa yagiye yabonye kado y'umwana, yabonye umukwe mu rugo rwe. Imana ishimwe ko nabyo yari yabibitse kugira ngo azagende abibonye. Byari gushoboka ko yapfa abyaraniye kuko byari bikomeye, byari gushoboka ko yapfa abyara Revana, byari bikomeye, ariko Imana yari ibitse ko azabanza akita kuri abana bakiga bakagera aho bageze. Imana ishimwe ko imucyuye hari aho yari agejeje ikivi. Aho yari atigejeje rero, Imana izafasha abasigaye kucyusa, kuko Imana aho abantu bose tutabasha kuboneka ijya ibasha gukora. Turayishimiye ku byo yakoze, ntabwo twayibaza ngo irakora iki, nibwo bumana bwayo. Turababaye, dusigaranye agahinda, ariko ndasaba papa w'abana n'abana n'ababyeyi banjye, abavandimwe n'inshuti, dukomerane, tubuze imfura, tubuze intwari, tubuze umujyanama, tubuze mama, ariko dukomerane. Ibyo nzashobora nzabikora, ibindi Imana ifite uburyo. Ahasigaye mukomere, abavandimwe mwese muri aha, namwe mwadutabaye, turusheho gukomerana. Aheza ni mu ijuru, twese niyo nzira. Murakoze. Murakoze. Nitwa Mbanenande Ernest. Nyansabimana Dativa ni mushiki wanjye, imfura yo mu rugo, kuko ngende bucura mu rugo. Twabanye mu bintu byinshi, nge muri aka kanya ndashobora kuvuga byose ngo mbirangize, ariko reka ntange samari abikeya muri byo, kuko nge twabanye nkuko yabanye n'abana be, niko nanjye niko twabanye. Kuko kuva muri 2010, niba mbyibuka neza, 2010 twarabanaga, twavanye i Rusizi aho yabaga kugera hano Nyamata, banimuka twarimukanye, dukomeza kubana. Ko ndabyibuka bimutse niga Inyamagabe ku Gikongoro, twimuka ndi buke nzinduka nsubira ku ishuri Inyamagabe. Ubwo twimutse twageze nangaha mu masaa 10 za mu gitondo, ndi buzinduke n'ubundi ngenda ku ishuri Inyamagabe. Twakomeje kubana muri vacances, nkajya nkabaza kubasura hano Nyamata, nkahaba. Mbega nyina ari umwana mu rugo, barandeze kuva nkiri umuto kugeza n'ubu ngubaho mbere y'umugabo, kuko nge narinze mfata n'umwanzuro wo kujya gushaka umugore tukibana. Urumva n'ababyeyi banjye ba kabiri. Ndashimira rero, ndamushimira nubwo atari kunyumva, ariko umutware warahari, kuko muri ibyo byose nagiye nkorerwa ku bwabo, babaga babifatanye nk'umugore n'umugabo, babaga bafatanya. Ndabashimira. Ikindi shima Imana, nkuko bagiye babivuga, Dativa atabarutse neza. Impamvu atabarutse neza, yagiye agira ibibazo by'uburwayi, agira ibibazo by'umugongo, umwana yavuze hano byose. Mbese yagiye arwara indwara zigiye zitandukanye, akagenda zituganiriza nk'abavandimwe. Abafite ubushobozi tukaba hari uburyo twabigenza bwo kuburyo yakwivuza, abatawufite tukamufasha gusenga, kuko umuntu ashobora kuba adafite ubushobozi ariko azi gusenga akaba yamufasha. Ibyo ndabimushimira, kuko kuva nge navutse nsanga ari umukristo, niba ntibeshye. Navutse nsanga ari umukristo kugeza na n'uyu mwanya atabarutse yarakira umukristo.
nanjye ndi umugabo wo kubihamya ko yari umukristo. Ikindi nshima ntabwo ari ugushima, ahubwo ikintu kimbabaje mu gutabaruka kwe ni uko agiye bimwe mu byo namusezeranyije cyangwa se ineza yangiriye ntayimwituye nk'uko nabyifuzaga, ariko ndahamya ndashidikanya ko asize urubyaro, asize abavandimwe, asize abana bakiri batoya nk'uko banyitayeho mu rugendo twagendanye rw'ubuzima. Uko nzaba nshobojwe nanjye nzabafasha. Bagiye bamfasha mu myigire yanjye muri primaire aho nigaga imuhari, bangurira amakaye, banyishyura buri kimwe cyose nk'ababyeyi kuko nibo twabanaga ba hafi. Ababyeyi banjye ntabwo twari turi kumwe, urumva bibana n'umuntu hari ibintu na bimwe abagomba kugukorera nk'umuntu mubana mu rugo. Hari byinshi rero bagiye bankorera ababyeyi banjye batankoreye bitewe nuko tutari turi kumwe muri ako kanya. Ibyo rero byose bankoreye ntabwo nzabyibagirwa, nanjye nzakora ibishoboka byose ku buryo abana asize bamwe muri bo hari ibyo nzajya mbafasha nk'umuntu nanjye wagiriwe iyo neza nabo. Ikindi mushimira, nubwo ndi kumushima atanyumva ariko ndabiza ahari arumva, icyo mushimira nuko niwe muntu wa mbere wafashe iya mbere yo kungira inama z'ubuzima, afata iya mbere yo kungira inama yo gukizwa, kuko mu bihe twagiye tubana nari umunyabyaha bigiye bitandukanye, ndi umunyamakosa, ndi umunyamafuti, agenda afasha kungira inama kugeza aka kanya ubwo mbaye umugabo 80% yabigizemo uruhare mu kumfatira mu myanzuro nagiye mfata no mu kuba yaragiye ansengera. Hari igihe cyageze babaga muri iyi nzu iri hano, njye ntabwo twari tukiri kumwe nabo, bakajya bumva amakuru yanjye atari meza, afata umwanzuro wo kujya hano hepfo muri iyi nzu, wenda nimuyizi, hari ahantu harimo icyumba cyo hepfo, basasamwe umukeka, bafata umwanzuro wo kunsengera, bansengera ngo nanjye nzakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo. Ariko ndamushimira ko ibyo yasengeye bitapfuye ubusa, byaje kugerwaho. Ndamushimira ko byaje kugerwaho kandi ari inama bangiriye, ari we, ari abavandimwe banjye, ndabashimira. Ikindi mushimira ni uburyo yagiye adufasha twese nk'abavandimwe muri rusange, yaba ari njyewe nk'umuhererezi mu rugo n'abandi bakuru banjye na bashiki banjye bankuriye, twese nta n'umwe atigeze afasha muri urugendo rw'ubuzima, nta n'umwe. Yaratureze twese kugeza aho dukuze, twese twaba turi abagore n'abagabo, yagiye abigiramo uruhare rugiye rutandukanye, ari we n'umutware we. Bo ni byinshi tuziranyeho, njye hari na byinshi tuziranyeho n'abavandimwe banjye bo batazi. Njye mperuka ijwi rye, dativa mperuka ijwi rye umusibo, none turi kwa gatatu, mperuka ijwi rye kuwa mbere, ko ku cyumweru twari turi hano turi kwishimira ibirori kuko umukobwa yaraje kutwereka fiancé, yaje kutwereka umusheri we, kamivuga mu cyo kirimi. Ndabyibuka ko aribwo duherukana, twarabonanye turishima, turarya turanywa. Mu gitondo kuwa mbere yarabyutse arampamagara ko telefone, narigiye muri douche, ambuze kuri telefone, ahamagara madamu, aramubwira ati mwakoze cyane, twabashimiye ku buryo ki mwaje kudushyigikira muri ibi birori. Ubwo iyo niyo kore duheruka, kuko yahise, urumva gahunda z'umunsi zarakomeje, ari nabo munsi yitabyeho Imana. Turamushimira rero, ahari Imana ikomeze imutuza heza, ikomeze imuhiruhuko ridashira muri rusange. Turabashimiye mwese abakomeje kudufata mu mugongo, turashimira famiye, turashimira abaturanyi, turashimira inshuti, turashimira famiye yo ku ruhande rwa Papa Pere kuko bakomeje kutuba hafi. Turashimira natwe muri rusange, mwese turabashimiye. Murakoze, ibindi ubwo tuzakomeza tubiganiraho. Imana ikomeze bafashe kwihangana no gukomera muri ibi bihe turimo bitoroshye. Abakirisitu mwese muri aho,
Habyarimana n'imfura yanjye yavutse muri 76 afite imyaka 48. Ejo bundi yankoreye twakoze imvura y'imyaka 50 hakoreye Masaka banyandika urupeta ari dava wabo none kugeza haragiye. Imana imuhimugisha imuhiruko ridashira kandi mwereke iteka. Murakoze. Yitwa Uwimana Marie Rose, nkaba Habyarimana Dativa. Twamenyanye akigera hano mu Bugesera, aba umuturanyi wanjye. Usibye kuba umuturanyi wanjye, yabaye umubyeyi, aho umubyeyi wanjye yari ari kure, yabaye umuvandimwe, aho abavandimwe banjye bari kure, yabaye inshuti kandi inshuti nziza. Twabanye mu bihe bitandukanye, ibihe by'ibyishimo n'ibihe by'umunezero. Dativa mwibuka cyane, akigera hano mu Bugesera yasanze mfite ikibazo cyo gutinda kubona urubyaro. Dativa yabaye umuntu wikoreye umutwaro mu buryo bukomeye, ababarana nanjye mu buryo bwose bwo kwizera, bwo gusenga, bw'ijambo ry'Imana. Yaramfashije uko iyo numvaga nihebye yajyaga mpumuriza, yagiraga amagambo y'Imana, yagiraga ijambo ry'Imana, yagiraga amagambo y'ihumure, yagiraga kwizera, yagiraga ibyiringiro, kandi akabasha kwikorera cyangwa kumva cyane ikibazo cy'umuntu kandi akanasenga. Mbese ku bantu bizera hari uko tuvuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi. Nawe yari umuntu ujyana na Yesu gutabara abandi mu buryo bwo gusenga, yikorera imitwaro y'abantu. Hanyuma twabanye mu buzima bwose bushoboka bwa hano mu isi, kuba ari umuturanyi, kuba ari umuvandimwe, kuba ari umubyeyi, kuba ari inshuti, no mu kazi ka buri munsi twabanaga. Ikintu Dativa icyo ntamenyaga kuri we kereka abaye adahari cyangwa uwo munsi tutabonanye, ariko ikintu cyose kuri we nakimenyaga kubera ko twari inshuti. Hanyuma twavuga byinshi kuri Dativa, ariko reka hari uburyo yaciye amarenga, ariko ntago twamenye ko ari amarenga yuko agiye kudusiga. Yigeze kutubwira, twari hamwe na mama Kereva ari we Jane, nanjye na Dativa turi kumwe, aduha icyifuzo atubwira ati ndashaka yuko tuzajyana ku rusengero, kandi tuzajyana ku rusengero mukenyeye, muzambare neza, mukenyere, tugende ku rusengero, igikorwa tuzakora nzakibabwira tugezeyo. Sinakurekura namenye kuri se w'imigisha, Imana y'inyuma y'ibihe. Erega sinakurekura, 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 erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana y'inkuru y'ibihe. Erega sinakurekura, erega sinakurekura, erega sinakurekura. Twagezeyo rero, igikorwa tubwiraga turagikora, dushimira Imana, turaririmba nk'abantu bari mu birori, ariko ntabwo twari tuzi ko ari bwo bwa nyuma, cyangwa ntabwo twari tuzi ko arimo kudusezera, kuko ni igikorwa kitari gisanzwe. N'umuntu yagitekereza ukibaza ngo ese aba bantu bari bari hehe, ariko mu buryo bwo kudusezera icyo kintu nacyo kirimo. Hanyuma ikindi
ku cyumweru hano agira abashyitsi ntabwo nari mpari, ariko ku wa mbere twarabonanye ariwo munsi yatashyeho, turavugana ambwira ko afite ivugabutumwa. Hanyuma ambwiye ko afite ivugabutumwa mutera umwete cyane, ndamubwira ntigira vuba wihute ujye mu ivugabutumwa, hanyuma niba yari afite gahunda yo gufatanya n'abandi gusenga amasengesho yo gusoza umwaka. Ubwo nibwo yagiye rero mu ivugabutumwa, aragenda ava hano mu rugo, yavuye hano hafi nko mu masaa 9, nibwo bwa nyuma twabonanye. Ariko agezeyo hari ijambo ry'Imana yasorejeho mu mibereho ye hano mu isi, ari ryo vugabutumwa yasorejeho, ari ryo jambo ry'Imana yasorejeho riri muri Samweli, mu rwandiko rwa kabiri, mu gitabo cya 2 cya Samweli, ku ibice byaho 7 ku murongo waho wa 10. Ni amagambo avuga ngo kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ahantu mpabashinge bahature, habe ahabo bwite batazimuka ukundi, kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere. Niryo jambo yasorejeho asoza urugendo rwe. Hanyuma kubizera Imana dukomere kandi duharanire kuzasoza neza urugendo. Hanyuma umuryango wa Ntwane, Imana ibakomeze. Imana nyirihumure ryose ihumuriza abantu mu makuba, Imana ibahumurize, Imana ibatera inkunga aho abantu batari, Imana ikomeze bane nabo. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Murego Mbanza Claude, sengera ku itorero rya Rugarama muri ADPR, nkaba ndirimba muri korali Jyana Umucyo. Mama Foibe ariwo bita Nyirahabyarimana Dativa yaririmbagamo. By'umwihariko twakoranaga umurimo w'Imana. Ndi perezida akaba umwe mu bajyanama ba komite ya korali Jyana Umucyo. Anese bitewe Neste niwe wari umuhuzabikorwa muri uyu munsi mukuru wa korali Jyana Umucyo. Avuze ko umunsi wagenze neza ndetse ibikorwa byose byabaye byiza kuruta uko byatekerezwaga. Turi kumwe na Dativa, ni umuririmbyi muri korali Jyana Umucyo. Dativa, ni iki wavuga kuri uyu munsi? Murakoze. Uyu munsi uranejeje cyane, ni umunsi utazibagirana mu mateka yanjye, mu mateka ya korali Jyana Umucyo, kandi nta nubwo uyu munsi uzibagirana mu mateka y'abana banjye, kubera ko nzagira umwete wo kubabwira. Niko n'Imana ibidusaba ko tutagomba kwibagirwa amateka n'imirimo yayo itangaje, ndetse tukabibwira n'abana bacu. Uyu munsi wanejeje cyane cyane rwose. Ikintu cyanejeje kurushaho ni uburyo nabonaga noneho n'abakristo, abatumirwa banezerewe, bishimye, bahimbaza Imana yaduhamagaye. Nacyo cyambere ikintu gikomeye, ndavuga ngo Imana ishimwe. Ikindi cyanejeje korali Jyana Umucyo rwose pe, yari imeze neza, yaririmbye neza, yari iri mu mavuta, yari iri mu mwuka wera, yari yuzuye umwuka wera. Abayobozi bari bishimye. Uyu munsi wanejeje, kandi si nyenyine. Uyu munsi wazamukiye ku rwibutso imbere y'Imana. Usibye na hano mu isi, mpamya ko no mu ijuru hari igitaramo ku bwa korali Jyana Umucyo Imana yahamagaye. Imana ishimwe. Rero twishimye cyane, n'ubu ndacyafite umunezero mwinshi. Twagize ibihe byo kubisenga, dusengera uyu munsi, tukimara kumenyeshwa nk'abaririmbyi. Ntabwo twatuje, ntabwo twicaye, twarasenze tubibwira Imana. Imana iratwumva. Uyu munsi watubereye ikimenyetso gikomeye ko twasenze Imana ikatwumva. Byose byagenze neza, Imana ishimwe. Kandi dushimiye n'abayobozi ba korali Jyana Umucyo
baritanze ku buryo bukomeye. Nkatwe abaririmbyi tuba turi kure tukaza tukarepeta, ariko imirimo myinshi yakozwe abayobozi batanze imbaraga nyinshi baragenda ahantu hatandukanye, byose ari ukubera uyu murimo. Imana ibaha umugisha. N'ubuyobozi bw'umudugudu nuko byagenze, mbese buri wese yarahagurutse kugira ngo uyu munsi ugende neza. Rero Imana iha umugisha umuntu wese, gusa byanejeje by'intangarugero. Imana ibaha umugisha. Mu by'ukuri we n'umugabo we dufite urwibutso rukomeye cyane kuri uriya mubyeyi ku bijyanye n'umurimo yakoraga. Yari umujyanama, yari umuntu uca bugufi kandi akegera abantu bakiri batoya mu murimo akabagira inama. Urwibutso rero namukuraho ntashobora kwibagirwa nuko mama Foyibe yakundaga Imana. Nyuma yo gukunda Imana yakundaga umugabo we, kandi bikagaragara yuko akunda umugabo we agakunda n'abana be, kuko yarazi icyo namukuyeho, yarazi kumanaginga iby'urugo, akamenya no kumanaginga iby'itorero, akamenya gukorera Imana, akamenya no gukorera urugo rwe. Ibyo ngibyo ndabimushimira, ndetse impamvu mbimushimira nuko byabaye urwibutso kuri jyewe. Rero ntago twavuga byinshi, tuzahora tumwibuka, ndetse adusigiye urwibutso. Gusa twavuga ngo Imana mu ijuru imwakire. Icyanyuma nasozerezaho, gusa ndasenga Imana yo mu ijuru kugira ngo papa Foyibe akomere, ndetse namara gukomera adufashe azakomeze n'abana be. Gusa nanone sinabura kubwira cyangwa se gukangurira abana be kugira ngo batere ikirenge mu cya mama wabo, kuko yari intwari, abasigiye urwibutso rwo kuba umukozi, akaba umujyanama, akaba umuntu uca bugufi no kwitondera ikintu cyose agiyemo. Imana yo mu ijoro ibaho umugisha. Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nitwa Uwizeye Norodine, ntuye Mayange, mudugudu wa Kindonyi. Mbashoje mu izina rya Yesu. Mfashe umwanya wo kuvuga kuri mama Foyibe. Mama Foyibe ni inshuti yanjye, yarenze inshuti, ambera n'umuvandimwe ukomeye. Naje kumubonamo umuntu ukijijwe ufite Yesu, tuba inshuti mu rwego rwo gusengana. Yari umunyamasengesho ukomeye, ikiruta byose n'umubyeyi mukuru. Tugeze ko umubyeyi mama Emi twasenganye Imana nawe nk'iminota nka 20, ariko kuko byari bigeze 11:30 zishyira 12, turavuga ngo reka dutahe. Araduherekeza, mama Emi atugeza ku muhanda wa kaburimbo, aradusezera asubira inyuma. Ntambikana na mama Foyibe, dukomeza tumanuka tujya mu cyapa hano turi butegere, ariko agenda nganiriza ambwira ati mama Munyana ndumva naniwe, ati mfite umuruho, ariko nganiriza abashitsi bagize ukuntu byagenze neza, nanjye numva nishimye. Tugera ahantu twategeraga moto, arambwira ati mama Munyana, ati fata akamoto utahe. Ndamubwira ati giye ahantu ntaha ni hafi, ati ngiye gufata akagare. Ndamubwira ngo natege moto we agende. Ampereza amafaranga yari afite 2,000. Ndamubwira ati mama Foyibe, aya mafaranga wowe ni wowe ugiye kure, yategeshe kuko nanjye itike ndayifite. Arangije mama Foyibe yicara kuri moto, nanjye nicara ku igare, ahita atsimbura aragenda. Nanjye mpita mpagurukana n'umunyonzi, tugitera intambwe zitarenze 3, nagiye kumva numva ikintu cyashije nk'inkuba kirakubita. Gikubise numva umutima wanjye urambwiye ngo ni mama Foyibe bagonze.
mpagarika umunyonzi ndamubwira ngo vaho, arahagarara mvaho, ngenda nirukanka, maze kugenda nirukanka ngera kuri mama Foyi bahana yari aryamye muri kaburimbo, ndebye nsanga niwe. Mama Foyi ndamukomanga ndamubwira mama Foyi ntiyanyikiriza, ntegereje ndebye nsanga mama Foyi yagiye. Bene data, mama Foyi yagiye ndeba, yagiye nk'umukiranutsi ntabwo yagaraguritse. Bene data, nanjye byarantunguye, byambereye urugamba rukomeye, kuko mama Foyi yaciye mu biganza byanjye. Nta byinshi navuga kuri mama Foyi, n'ubu ndakibaza uburyo yagiye, ntabwo ndabasha kubishyikira, sindabasha kubimenya. Hasigaye mukomere, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Odette, ndirimba muri korali Jyana Umucyo ku itorero rya Rugarama. Ndashaka kuvuga kuri mama Foyi. Mama Foyi yambereye umubyeyi kuva namubona agera muri korali Jyana Umucyo. Yaje ansangamo, ngenda ari umuririmbyi muri Jyana Umucyo, hanyuma igihe kiragera nawe araza aza gutura i Nyamata, ahageze aza muri korali yacu. Twabanye mu buzima butandukanye bwo gusenga Imana, kuko yarahageze atangira kuba umuyobozi w'amasengesho, akajya dusengera. Hanyuma igihe kiragera arambwira ati ngewe ndashaka kuzajya ngusengera, ko nari mfite hari ikigeragezo nari mfite. Hanyuma arambwira ati rero ikigeragezo ufite, uyu musozi uriho ngiye ndashaka kugufasha nkawugira ibyanjye. Mama Foyi yari umuntu ufata ikibazo cy'undi akakigira icye. Arambwira ati iki cyifuzo cyawe ndashaka ko tuzagisiga. Mama Foyi yambereye umubyeyi mwiza, aransengera, anshyira mu bana be. Arambwira ati noneho ngewe nsigaye numva nkukunze cyane. Mu minsi ishize yarambwiye ati nsigaye nkukunze cyane, nsigaye numva ungana Perusi wanjye. Ndibuka kwa kabiri twagiye muri repetition, arangije arambwira ati ese mukobwa wanjye tuzasoreza he umwaka? Arambwira rero shamare nta hantu ufite ho kuwusoreza, nta ndimo gutekereza. Ati ngiye ndimo gutegura ahantu heza cyane, ati nzakujyanayo, ati tuzasoreza he umwaka turi kumwe. Arambwira nta kibazo nzaza, numva ko tuzajyana gusenga. Arangije arambwira ati rero nzakubwira. Ni sawa. Kwa gatanu nari nagiye yashaka kuvuza mama, arampamagara kuri telefone, ndamwitaba. Karame mubyeyi, arambwira ati mukobwa wanjye ko wacecetse? Ndavuga oya ntabwo nacecetse, ahubwo nagiye yashaka kuvuza mama. Ngwe ahita ambwira ati noneho ubwo ngubwo banze ubikurikirane, turaza kuvugana. Ni sawa. Hanyuma birangira gutyo nyine ntiyongera kumpamagara. Nanjye sinamuhamagara ko ahantu turi buze kujyana, nanjye bindengaho. Hanyuma ntungurwa no kumva inkuru mbi, inkuru ikomeye, inkuru y'incamugongo, inkuru yambabaje. Baratubwiye turi muri dushoje kugira ngo hari umuririmbyi ukoze impanuka ngo kandi ikomeye. Perezida niko yatubwiye. Nijye wahise umubaza ngo se ngo nindi? Aravuga ngo ni mama Foyi. Ngo ariko ngira akomeye, ngo ariko tugiye kubikurikirana, ngo ayikoreye Mayange. Ndavuga se ari hehe? Numva ko bahise babuzana nko mu bitaro, yenda ari impanuka akoze ariko ribuze gukira. Hanyuma bari mujyane kwa muganga akamuvura agakira. Arambwira ko turabikurikirana. Nyuma ubwo rero baje kubikurikirana, baza kutubwira ko byarangiye. By'ukuri iyi nkuru kuyakira byaratugoye. Ngewe ubwanjye naraye nicaye mbura ibitotsi, numva umugongo wacitse, ngira ubwoba bwinshi mu mutima wanjye. Ndavuga nti se Mana, ibintu dukoreye ni ibiki? Ntwariye umubyeyi wansengeraga, umubyeyi wangiraga inama. Numva ndababaye umutima wanjye pe, numva ndababaye, bibaza umutima wanjye. Ariko nyuma nza gutekereza, ndavuga ni buriya niko Imana yabishimye. By'ukuri rero nkomeje umuryango, nanjye Imana inkomeze, kuko mbuze umubyeyi, mbuze marene mwiza wankundaga, wangiraga inama.
ariko Imana irinde abana, Imana irinde umuryango wose muri rusange, Imana ibakomeze, umutware we Imana imukomeze muri rusange. Korali Jyana Umucyo tuzi umuririmbyi, tuzi umuntu w'ingirakamaro watugiraga inama, ari umujyanama wacu, yahuguraga akadusengera ibintu byose, turubuze intwari, ariko Imana imwiruko ridashira. Murakoze. Yesu ashimwe. Nitwa Mukakibibi Jeanne. Nagira ngo mvuge kuri mama Foyibe witabye Imana, watashye atabarutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2024. Jewe ndi inshuti ya mama Foyibe by'umwihariko, ni umuturanyi, ni umuririmbyi, turirimbana, tubana muri groupe y'amasengesho, twabanaga ibihe byinshi, ibihe byose bishoboka, kenshi twabaga turi kumwe tuganira. Ibiganiro bya mama Foyibe iteka ryose yabaga afite ijambo ry'Imana kandi rishya. Buri gitondo yabyukaga afite ijambo ry'Imana rishya. Noneho mu mezi nko guhera mu kwezi kwa 10, kwa 9, kwa 10, kwa 11 kugera mu kwezi kwa 12 yari afite ibihe by'umwuka bidasanzwe, asengera abantu, aganiriza abantu, aha abantu umwanya ku buryo bukomeye. Mama Foyibe rero ntavuze byinshi, Mama Foyibe ikintu gikomeye, imbuto nziza yanyereye kandi ikwiriye umukristo. Mama Foyibe yitangiraga abantu cyane mu buryo bwo gusenga, akikorera ikibazo cya mugenzi we akagifata nk'ikibazo cye, ku buryo yareka kurya n'iminsi 3 ariko agafasha umuntu mu kibazo mu buryo bwo gusenga. None nizemo isomo rikomeye kandi rikomeye. Ugiye mu mubiri wavuga ngo mbese kwishima nuko nguko nukumucyura, ariko nahaye agaciro ko kwishima k'umukristo ari ugutabaruka anesheje intambara z'isi agasanga umukiza. Nicyo numvishije cy'ibyishimo atazongera kwakwa ukundi. Murakoze, Imana ibahe umugisha, dukomeze kwihangana, dukomere, kuko natwe tuzarwana intambara nziza tukamusanga. Imana ibahe umugisha. Murakoze kuba mumpaye aka kanya ko kugira ngo ntange mu ncamake mu buhamya bwa Dativa Nyirahabyarimana. Njyewe urimo ubuvuga ndi umupasiteri witwa Mbarushimana Loise, uri kuruhukira ku itorero rya Ry'imuhari, paruwase ya Kamembe, ururembo rwa Gihundwe. Mu ncamake Nyirahabimana Dativa twamubonye muri 78 mu kwezi kwa 8, ndibwira ndumva ari nkaho yashyingiwe. Tumubona nk'umukazana mwiza, twamubonye nk'umukazana mwiza cyane. Uwavuga ibye yakwandika igitabo. Tubera umukazana mwiza, yageze mu muryango, yenda reka mvuge ku bintu bigeze nko mu bice 2. Dativa akimara kugera mu muryango wacu ntabwo yabaye ikigwari mu ruhande rw'umubiri, yabaye intwari. Yageragezaga gukora, akita ku babyeyi banjye, ibyo ngibyo tukabimushimira. Kandi si aho gusa, ubwo niko yanakoraga no mu rugo, kandi ibyo yarabikomeje naho aviriye aho Imuhari twari dutuye. Ageze ino uwo mugambi yarawukomeje wo gukora, icyo tukakimushimira cyane. Tukaba rero tugiye mu kurangiza cyangwa se mu ncamake, icyo navuga kindi nuko dutandukanye nawe mu buryo bw'umubiri nta kibitwibuka. Imana rero izamuhembera ibyo yakoze kandi ikomeze kumufasha,
kandi ikomeze n'abasigaye mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Nitegeka Antoine, mvukana na Nyirahabyarimana Dativa, ninjye umukurikira, niwe mfura mu muryango wacu, ariko akaba ari njye umuryango wacu nyine wahisemo kumuhagararira. Nubwo mvuze ko ari imfura mu muryango wacu, ariko afite n'umuryango yashatsemo, birumvikana. Njye rero cyane cyane akaba ari we twafatanyaga, twateguranaga, twajyaga inama. Ni umujyanama mu by'ukuri w'ingenzi cyane kuri njye mu bijyanye na gahunda zose twapangiraga umuryango tuvukamo, ku buryo urebye nka barumuna bacu bagiye bakora ubukwe nyuma yacu, ari twe twabaga twabagiriye inama, si mu bukwe gusa, mu myigire yabo, ko bagiye bakora ari bato, ko bose bakuriye imbere yacu, twarabahetse barumuna bacu, twarabateruye, byose tubiyobowemo na Nyirahabyarimana Dativa. Nyirahabyarimana Dativa yavutse mu mwaka w'1976, avuka mu by'ukuri, nkurikije uko nagiye mbyumva n'ababyeyi, yavutse ari umuntu udasanzwe. Kuva mu buto bwe arangwa no kugira ndetse no guhesha abandi amahoro. Ni umunyamahoro, kwa kundi abana bato bagorana, ntabwo yigeze agaragara kugorana cyangwa se aho yakwitwara nabi mu bwana bwe, ngo wenda be yaba umwana ugora ababyeyi, utumvira se, oya, ntabwo byigeze bibaho. Ahubwo twese twagiye dukura tumubona gutyo, akaduha urugero rwiza, tumufata nk'icyitegererezo. Ndibuka mu mwaka w'2000 mu muryango w'iwacu habayeho ikibazo gikomeye cyatumye papa wacu amara igihe adahari. Hanyuma nicarana nawe tuganira, tukureba icyakorwa, nubwo yari yaramaze gushaka, afite umuryango we, ariko turicarana nawe twungurana inama y'icyo twakora kugira ngo abana bato badukurikira bakomeze kwiga kandi dukomeze kubaho. Icyo gihe ndabyibuka, njye nari ndangije amashuri yisumbuye ndetse naramaze gutsinda, ngomba kujya muri kaminuza. Ariko arambwira ati, mbere y'uko witegura kuzajya muri kaminuza mu kwezi kwa mbere kwa 2001, ubwo ibyo byari bibaye mu kwezi kwa 5, noneho mu kuvugana nawe tujya inama, hari abana bamwe tuvukana, barumuna banjye ndetse n'abashiki banjye bato bari muri segonderi, ndetse harimo n'umwe nibuka wari utangiye uwa mbere. Icyo gihe turicara tujya inama mu bushobozi buke yari afite, uko nta wundi wari ufite ubushobozi bwo kuba yafasha abana bato, niwe wafashe iya mbere mu turimo tworoheje icyo gihe yakoraga, akomeza kujya yishyurira uwo mwana, ndetse ndibuka ko yaramufashije icyo gihe no kubona abaterankunga b'iyo minsi, ubushobozi butari buhari, umwana ariga, ubu n'umugabo nawe yashinze urugo rwe. Muziho cyangwa urwibutso mufiteho rukomeye, ni umuntu udaheranwa n'ibibazo igihe byabayeho. Yanyigishije kwihangana mu kibazo, igihe umuntu yahuye n'ikibazo, yakundaga kumbwira ati, ariko jya wihangana nk'umukozi w'Imana, ati kandi ujye ukomeza ube umugabo. Menshi magambo yagiye ambwira, numva wundi uyu munsi abifitemo uruhare. Uko mpagaze uyu munsi ukomeze, mbona yarabigizemo uruhare, wundi we mu byemezo mfata, yaba mu iterambere ry'umuryango wanjye bwite n'umuryango mugari, nk'uko navugaga ko banturanije mbe umukuru w'umuryango, nubwo ndi umukuru w'umuryango, ariko niwe mu by'ukuri yakabaye kuba
ari n'umukuru w'umuryango nkurikije inama n'ibitekerezo ajya mpa, ntabwo ibyo ntekereje ibyo nibwiye ntabwo ari byo byagiye bifasha abandi barumuna banjye cyangwa bashiki banjye, ahubwo nuko byose twabaga twabigiyemo inama. Mu ncamake ni umujyanama mwiza, umuntu wese yakwifuje ko yamubera umujyanama. Asize icyuho gikomeye kandi agahinda adusigiye sinzi niba kazashira, kubera ko abantu benshi yabigishije gusenga, abo yigishije gusenga, abo yigishije kwitinyuka n'ikibazo cyaba kingana gute, ko agomba kwihangana akiringira Imana akayizera, kuko Imana hari ubwo itinda gusubiza ariko igihe kikazagera igasubiza. Ikindi ni ishyaka yagiriraga umuryango we, ari umuryango uyu tuvukanamo ndetse n'umuryango yashatsemo, by'umwihariko abana be yakundaga kurangwa n'ishyaka cyane. Hanyuma ikindi ni ugufata ikibazo cy'undi ukakigira icyawe. Ni wa muntu washobora kuba afite ikibazo runaka, wenda se minerivare y'umwana itaraboneka, ariko waza wamubwira ko wenda ufite icyifuzo cyo kubona akazi, cyangwa se abana batari kwiga babuze minerivare, wenda yite kubye abo agafata amasengesho y'iminsi 3 kugira ngo agusengere, agufashe gusenga kugira ngo ibyifuzo byawe bisubizwe. Yari intwari Nyirabyayimana Dativa, tuzahora tumuzirikana, tuzahora twibuka ibigwi bye, tuzirikana urugero rwiza yaduhaye, kandi mpamya ko benshi yagiriye umumaro, benshi yabwirije ubutumwa bwiza bakakira agakiza, benshi yagiye afasha mu bibazo bitandukanye by'ubuzima. Mpamya ko bamufiteho urwibutso rukomeye, kandi mpamya ko uko yabereye ababyeyi abandi, kuko nakomeje kubyumva mu bagiye baza kudufata mu mugongo, ndamya ko hari nabo bazakomeza kuba hafi umuryango wacu, ndetse no gushyigikira cyangwa se gufatanya natwe nk'umuryango mugari mu kusa ikivi agiye atusije. Ariko nanone mu rundi ruhande Imana isarura ibyeze, nubwo agiye ariko Imana yabonaga ko igihe cye kigeze cyo kugira ngo asarurwe. Murakoze.